Satani atangiye kumukorera ryari? Ntabwo ubundi mo kumukorera. Ako yigeze kumukorera? Nigeze kumukorera ariko sinimbuka ukwezi n'itariki namukoreye. Byari byatewe n'iki kugira ngo uvuga ati reka ngane Sekibi? Byari byatewe n'urukundo. Kunda se Sekibi? Nimba ari kurimo kubyumva. Yaguhemba gute? Ntabwo yampembye ahubwo yarandisha. Yaranyambuye. Uyu munsi ahubwiye ngo reka ndaguhe. Oya ntabwo mushaka wimbwira ibyo yampa ntabyo nshaka. Aguhaye inyungu naho? Oya nta nyungu afite. Arambura. Chakora kereka nyishyuye. Uyu munsi hano hanze hari ikibazo cyo muri ADPR ugasanga ari umukozi w'Imana umugore aravuze ngo nta mugore yamubatiza. Nawe ubona ko nta mugore yakubatiza? Cyaterwa no kwemera kwanjye cyangwa kwizera kwanjye. Kwemera kwawe kuguha iki? Ubundi kwizera kurarema niko bavuga. Ubwo rero kuvuga ngo nta mugore wambatiza icyo gihe nabandi mo gusenga umwana w'umuntu. Ntabwo nansenga Imana. Wo bita Pastor Mutesi uramuzi? No. Pastor Mignone. Uzabaye pastor baba bagore? Ntabwo nzi. Uvugisha ukuri? Nta n'umwe nzi. Uretse n'abagore se ubambaza abagabo nk'abakubwira kireka Yongwe. Pastor Yongwe nawe yari bishop. Ariko yabaye bishop umuzi ari pastor. Niwe wambaza wenyine. Ese ko tugendere kuri Yongwe basi wewe kwera ruzi. Yongwe abona akoresha inzira za Kristo cyane nawe hari inzira ziwe yicira kugira ngo abaturage nabazi banyuzemo. Izihe se nk'izihe? Ndakwaza wo muzi je ntawe nzi. We yakoreraga Imana kandi n'inzira yanyuraga mu zari zanyazo. Ahubwo wowe ndo hari izindi nzira waba utekereza. Nakubaza uko abakozi b'Imana mwino mise ngo baragenda bashuka abantu. Gasanga ni Yongwe nta muntu yashutse. Nta muntu yashutse. Kubera ko nje muzi Kimisagara ariho asengera. Nta muntu yigeze ashuka. Kandi nibyo yavugaga nibyo yerekwaga n'ubuhanuzi bwe bwarasohoraga. Yego. Nta muntu yashutse rero. Nabamuvuga nabamusebye. Je niko navuga. Nabamuvuga nabamusebye. Nabamusebye kereka wenda nimbe yarahindutse. Abasi bamusebye siba abandi nabo nyene babavuga ati reka tushingira ndi madini yacu. Byashoboka nago mbizi. Gusa bamusebye simbaza uretse nk'ibyo mba numva ku maradiyo ngo yagize ari cyangwa yanyanganyije ibyakoze iki. Ariko nje nzi ko ibyo bavuga bamusebye. Cyane pe. Wigeze kugirwa amahirwe yo kugenda gusengera kwa Pastor Yongwe se? Rimwe si kabiri si ukwezi kumwe si nabiri. Nahasengeye igihe kinini. Ari ubuhanuzi bwe bwarasohoraga. Kandi na nizi sana imba gisenga burasohora. Ari nibyo yavugaga byabaga ari by'ukuri. Ingube banuzi yaba yaravuze abo bikibuka mu mutima wawe. Nta muntu ujye uvuga ubuhanuzi umukozi w'Imana yavuze ku musozi. Wenda gusa ngiye ikintu nzi ni umuntu w'umugabo. Waje gusengerayo arangije aravuga ngo hano hari umuntu ufite uburozi mu mufuka nabuzane. Abisubiramo inshuro ebyiri. Atahana mu rusengero. Abisubiramo inshuro ebyiri. Avuga ati hano hari umuntu ufite uburozi mu mufuka nabuzane. Yego. Umugabo mwiza ubona w'umusirimu. Umugabo araceceka. Ku nshuro ya gatatu Yongwe yaravuze atumva. Uwo mugabo uburozi afite abufite mu ishashi buri mu mufuka w'iburyo. N'ipantaro nabuzane. Ariko twagiye kubona tubona umugabo arahagurutse agiye imbere azamutse hejuru ku ruhimbi. Aho wicaye mu ntebe ntabwo utangiye kwishinja icyaha nawe se kandi. Gese naye kwishinja icyaha ubwo nari mfite. Tugenda gake. Ariko urabona ndinjije ku buryo nge najya kwikorera uburozi nkabujyana mu nzu y'Imana. Nta burozi nari mfite. Akagira nk'ukunya akabati wenda kubona ufite uburozi. Nari kwikubita hasi. Nese ngubwe ngo nari gukomeza nkahagarara. Jewe ntabwo nari mfite. Kandi nukuvuga uwo mugabo nawe yageze imbere. Aramubwira ngo kuramo uburozi ufite. Ari Pastor Yongwe. Ari Yongwe. Umugabo yaramubwiye ngo ntago ari uburozi. Ati kora mu mufuka ukuremo ibyo ufite. Yego. Umugabo akuramo kuko tubona ni ibintu biri mu gashashi.
Yes, reka twongere tubahe ikaze mwe mudema gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka tubahe ikaze, tubahe amahirwe n'imigisha mu byo murimo byose. Uyu munsi aho uherereye ushobora kuba wakoze bikanga ugahangana bikanga, ako komeza ushiremwo akabaraga, ejo bizagenda neza. Ubona ko byagenze neza, ntihujye canke ngo wihende, kuko iyi si ni gatebe gatoki, ibintu birahinduka. Ejo wasanga umeze nk'abasaba abo bimye. Madam, hari abantu hamwe ngo komera, nta kundi barakoze. urongera ijwi. Uyu munsi mikrofone ntabwo zatugoye. Baravuze ngo urugendo rw'ubuzima bwawe rwari rukomeye, ntabwo byari byoroshe, ariko nyine niko isi imeze. Nta kundi kandi ndabashimira barakoze ku nkomeza. Ngaho twagiye rero, tugeze mu rushako. Hajya turi mu buzima bwo gukura kwawe, tugeze mu rushako. Byari bimeze bitewe ugeze mu rushako bw'uwo muhungu bitaga ngo Elvis, canke uburozi wari ugiye kutubwira kuntu uburozi wabugumanye, cyane kuntu wagiye kuragwa n'imiryango. Nkabidusoreje twaciye bwaciye bwira, umwanya no wawe rero. Ntago naburazwe n'umuryango. Yego, urabizi nubwo mfite umuryango ariko meze nk'utawufite nanone. Kubera ko ubwo duherukana nakubwiye ko kuva nava mu rugo ntigeze nsubiramo. yego, Ngewe biriya byo kuvuga ngo Elvis naramuroze, ntago namuroze mbishaka mu by'ukuri. urageza ku mikrofone kawe tumve. Ntago namuroze mbishaka. Yego, Buriya burozi bwaturutse Tanzania. Mu guturuka Tanzania, ngewe nabikoraga nzi ko ari ibyo bampaye bituma nkunda, nyine nkabimuha bigatuma nkunda. Ntago nari nzi ko ari bimuhindura kuriya. ese undi byanya byabaho uburozi butuma umuntu avuga ngo uyu muntu ndamwigaruriye mu Burundi abe umuntu wanjye bya Burundi. Ntago ibyo bintu mbizi, kubera ko nibyo nakoze ngewe ubwanjye, nanjye ntibyampiriye, ahubwo byahinduye umuntu ikigori cye. Uri kumva? Ariko nyuma baje kumuvura, nakubwo ni nko kumuvuza, kubera ko nawe umuryango we ntiwari uri hafi aho, ni inshuti ze n'abari bamuzi bamuvuje. Ariko saa hizi ngizi nabwo akababaro n'agahinda nkifite, naka wa mwana n'ubundi kugerana n'izi saha atitaho, kandi nanjye ubuzima bwanjye ari ntabwo. Uravuga ngo ndeze umwana wundi, wavuze ko ufite abana 6. Yego. Umwe ashobora kuba yaritabye Imana. Yego. Abana 5 biragoye kubatunga urumwe, birumvikana Biragoye. cyane. Uyu munsi ikintu nyamukuru wifuza ko umugabo wundi giteye uti? Saa hizi ngizi ndacyari ku rugamba. Ndacyari ku rugamba. Saa hizi ngizi uwo mugabo twabanaga arashaka ko twongera tukabana. Hakaba hari undi twakundanye kera, sinzi abantu bagiye kunteranya, nimbe baramuguririye, nimbe byaragenze bite, ubwe azavuga ku mwana mfite wa Elvis ari uwe. Ati uyu mwana ni wanjye. Ubushize n'umugore we yaraje turarwana, ansanze ahantu nari nibereye, turarwana. Ati uwo mugabo wanjye yarakubyaje none asigaye abahanga, kandi ndengana mu by'ukuri. Cyokora cy'ikintu nemera nuko uwo mugabo yaje akansangana nawe, arimo kungurira agafanta, turimo tuganira bisanzwe, ye n'ibyo umwana tutaranabigeraho, tuba dufataniye aho ngaho, tuba turarwanya. Twahuye inshuro 2 uwo mugore, ubwa mbere yansanze mu rugo turwanira mu rugo, ubwa kabiri umugore ni mukeba wawe? Ntago ari mukeba wanjye. Yego. Ni uwo mugabo wunderega, nimbe baramuguririye, nimbe byaragenze gute simbizi. Arongera ahura na wa mugabo wanjye twabanaga, uwo twatandukanye. Noneho ari uwo ngwaho Elvis yantereye inda. Birangiye nawe babararwanye, undi ati wantereye umugore inda. Kubera ko abo bagabo bombi ntago baze Elvis. Umwe ati wantereye umugore inda. Yewe nanjye babinzanamo. Ariko kubw'umujinya nta kintu nasobanuye, naravuze ngo bagiye kuntera inda wowe wagiye he? Hari aho nari nagutumye. Saa hizi ngiza abo bagabo aho bahurira bararwana. Saa hizi ahantu ncumbitse mba ndaririwe. Mbega ndi ku rugamba noneho rurenze urundi. Tugendera mu buzima busanzwe. Ubundi imbaraga z'amasengesho
n'imbaraga z'amarozi nizihe mbaraga zinesha ikindi mwinose sha izikora cyane n'iz'Imana. ugendera kuki Ubu saa izi ndimo kugendera kuz'Imana. Toke ku buzima bwawe tugendere mu buzima bwa misi yose buri muntu wese bivanye n'imyemerere yiwe ubona ikintu wemera kigakunda vuba n'icyayi Reka ngo rero nkubwize ukuri we saa nibishe ku izi. giti cyawe twishe mu buzima busanzwe Reka nkubwire saa izi ngizi bitewe n'urugamba ndimo kurwana n'ibyo ndimo gucamo. ugende muri wowe tubifata nk'aha bari abantu turimo turagenda tubona abemera Yesu Kristo n'abemera imyuka mibi nabahe bishugwa vuba Mana aho ngaho nawe umpaye urugamba rukomeye. Reka ubu urimo kubona ukabona ndacyafite umutwe wo gutekereza bitewe n'ibintu mba ndimo gucamo. Aho ngaho nawe rwose urangerageje. uyu munsi Kubera ko saha izi ushobora kuba wararetse Imana hari indi myuka ukorera ukabona urimo guhirwa sibyo hari n'urimo gukorera Imana akabona arahirwa cyangwa se akabona ntarimo guhirwa ubundi ikintu icyo ari cyo cyose Imana yabishatse kiraza ubundi satani n'Imana nicyo cyishura mbere nicyo cyishura bibangutse ni Imana yishura mu cyangwa se nanone bigaterwa n'icyo ukorera nuko wakizeye nuko kikurimo. uyu munsi turi ku kibazo cy'abana b'abakobwa bajukunya abana muri toilette Oya babo ntabwo mbashyigikiye. ubona biterwa n'Imana cyangwa biterwa na satani Ntabwo ari satani nta nubwo ari Imana. Ni umutima w'umuntu bw'abafite. Ni umutima wawe wowe ubwawe utuma uvuga utereka nkora iki kintu. none se imitima y'abantu ntabwo imeze kimwe Oya. itandukaniye Umubaji wayo ntiyayiringanije. se n'imibazwanya Umubaji wayo ntabwo yayiringanije. Niyo mpamvu rero bitameze kimwe. Ubwo rero nanjye ubwanjye ufite abo bana bose kandi batandukanye ntabwo nigeze ngira uwo mutima wo kuvuga ngo reka mfate umwana mujugunye muri toilette. Aho kugira mujugunye muri toilette nge naze we nkaza kugusura nanjye nkasohoka wenda nk'ugiye kuri iyo toilette nkagenda ngiye ariko umwana nzi ko musize mu maboko y'abantu bazima. Akona musara abavyeyi bihakana abana babo kandi barababyaye ariko barabihakana ariko menya biterwa hari n'abana cyane imitima y'abo babyeyi ntago mbizi. Akiri umwana amaze gutera imbere abavyeyi batangira kuvuga ngo iki Erega ntago mbizi jewe batangira kuvuga ngo uriya mwana n'uwanje uriya mwana n'uwanje banze unyumva ibyo bikunda gukora abagabo. Umugabo yihakana umwana ariko iyo umwana amaje gutera imbere yarakuze aratangira turiya mwana n'uwanje kandi kare kose yaramwihakanye ariko nta mubyeyi w'umumama ujye upfa kwihakana umwana. wowe se mu mzaro zawe hari umugabo yaba yarigeze kwihakana umwana wawe n'umwe nese Revisi yaramwemeye yamwemeraga uyu munsi aje akamuhakana wagira ngo nawe yarafite ibimukoreramo. Revisi niko tawutuzi wazaduha nimero ze tukazamuvugisha ntago mu muzi nta nubwo yabitaba anabitabye akumva ngo ni abanyamakuru akumva ngo ni biki yahita bakupaka na boroka ntago yapfa kubitaba rwose. Niye mpamvu ubona abana bakiri bato cyane cyane abana b'abahungu bumva ko bajyamana n'abakecuru batajyamana n'abakobwa bangana? Ubwo ni satani yabahagurukiye. Ubona bino bintu twabimanaginga gute cyangwa bino bintu byarangira gute mwino se dutuyemo? No gusenga. Rega ibintu byose bimarwa n'amasengesho. Nose ubushatse kumbwira ko wajya kuvuza umwana ngo yajye gusambana n'incura ntabwo ibyo bibaho. Ni ukumusengera. Ahanini kandi hari ukuntu abasore musigaye muvuga muti nindyamana n'uriya mugore nkamutera inda afite urugo ntazankurikirana ariko nintera umwana w'umukobwa inda ndaba ndutanze azanyirukaho paka. Uriya mugore ntago azatinyuka kubwira umugabo we ko ndamuteye inda nta nundi azabibwira azamurera murerane n'abandi. Ni icyaha nini mugenderaho. Ese ubona gukora ubukwe ari byiza cyangwa atari byiza? Oya ni byiza. Ntago ari ubwibone se? Oya ni byiza kubera ko niba ugenzuye ukareba usanga umuhungu wishingiye ukocoye ahomba byinshi. Ubukwe ubufata gute? Urabwira ngo usesengura ubukwe bufata nk'umugisha no ese nkubwira ngo mbufata gute? Njye mbona ubukwe ari ubwibone. Oya pe mbona ubukwe ari ukuvuga ngo amafaranga yabaye menshi reka ngende gukora ubukwe. Oya ni nk'umugisha kubera ko uhabwa umugisha n'ababyeyi bose. Ese ababyeyi ntago babahamagara mu rugo mugakora baguha umugisha gute mu rugo? Na padiri se wamuhamagara? Padiri yasi imigenzo se? Sawa da.
ariya mazi y'umugisha noneho urayapenga. nje padiri simwemera. Wemera padiri? Rero wemera pasiteri se? Nje na pasiteri ntabwo mba tuba twemeranye. Wemera ndese? Nje nemera Yesu n'umukiza wanje ko munzi kare we witeka yamanuye akaza kuducungura. Nese hagati y'Imana na Yesu wemera nde? Nje nemera bose kuko umwe n'umwana wayo. Ubundi badareka twitangire wenda unjanye nk'icyo kiganiro twiganire. Ubusambanye mbere na mbere isi tarabaho bwatangiye he? Sha isi tarabaho rero sinarindiho. Wewe byagiye ubusambanye bwatangiriye. Nje numvisha bavuga ko ari ubwatangiriye kuri Adamu na Eva ariko icyo gihe sinarindiho. Wapi? Impamvu ubusambanye butatangiye kuri Adamu na Eva. Yesu yabyawe nande? Yabyawe na Mariya. Mariya yatewe inda yarande. Nta muntu wamuteye inda. Yavutse ku bwa Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ninde? Ariko mana we. Kandi Roho Mutagatifu ariyo yateye inda. Nora si Imana itera inda. We tuganire ku byanzanye ntago hano ngewe naje kuburana iby'amadini. Je numva ko ubusambanye mbere na mbere bwatangiriye mu ijuru aho Yosefu yari umugabo wa Mariya ako baza kumuca inyuma kugira ngo ntibisasibirize mu baturage kugira ngo abaturage ntibabimenye cyane abantu hari batuye mu ijuru n'ababizi kugira ngo ntaze kubimenya Imana avuga ati ngirira ikigongwe ntubibwira abantu bivuga ati uyu muntu yabyawe kugwa mu Muhemu Mutagatifu. Noneho ubu nawe urimo gusambana mu isi nugera no mu ijuru uzasambana. Bakubwiye ko mu ijuru habaye indaya se? Hapi nashana mve ko nawe uri muri abantu acashigikira igihonomo. Yega ngiye buri muntu wese tubasha bwana nkumva ikintu atekereza. Ese undi madam uyu munsi uwaguha miliyoni 20 n'uwaguha umugabo agutungira abana bawe bose cyane akagusubiza abagabo bawe nike watora mbere? Dere naretse amafaranga nkajya gutora umugabo. Kuko baba rero. Ewe. Nafata amafaranga abagabo bakarorera. Vugisha ukuri. Ndakubwira ngo saizi baraza bakandwanira mu maso ubwo saho izo ndwanya ngiye nizo nkeneye. Amafaranga umva yava nk'umugabo. Kuko baba rero. Bakagumana ibyabo. Sinabura n'izi modoka yagonze nkaziyoza igitiyo. Yamaye. Ngase mayo mafaranga. Ese undi amafaranga banakemura ibintu byose mwino. Mayo mafaranga. Amafaranga akemura ibintu byose mwino. Igikemura ibintu byose n'amahoro. Amahoro. Ako hari amahoro y'amafaranga. Nabwira impamvu. Iyo ubonye ibihugu nka bya Iran, ibihugu nka bya Israel, ibihugu nka bya Amerika, bimwe birakora ziriya mbunda. Ziriya mbunda ntago bazishora. Ese abo barimo gupfa iki? Amafaranga. None se nyine. Ntago amafaranga azana amahoro. Nese kandi aravuze ngo azana amahoro. Nese u Rwanda kuki mutarimo kurwana n'ahandi? Cyo dufite amahoro. Murayafite nyine. Nese nuko mukize? Dufite n'amafaranga. Ariko mukize kurusha Amerika se? Mukize kurusha Amerika? Yego. Cyangwa kurusha Iran? Dukize ku mutima kandi dukize no ku bushobozi bwacu butubereye. Umutima rero niwe wazanye amahoro. Ubundi wasenze Imana uburiki. Sema dakoma mbona ibintu byo kuba wizera Imana kumengo ni cyazo kuri wewe. Ese undi utangiye gukorera Satani ryari? Ariko Mana yanjye kandi urongeye. Ushaka kunganiriza ku Mana, ushaka kunganiriza kuri Satani. Ndashaka ikintu kimwe. Satani nawe ni umukozi n'Imana nayo ni inkozi. Tigendera watangiye gukurikirana Satani ryari? Ntagongera kumbaza ku by'Imana se? Oya. Imana tukatwiganire kuri Satani. Satani watangiye ntagongera kugarura Imana mu kanwa kawe. Oya. Ntutume turwanira humbabarire. Mbaza ku kintu kimwe kandi ari nacyo usoreza. Tuganire kuri Satani. Satani watangiye kumukorera ryari? Ntago ubundi mo kumukorera. Ako yigeze kumukorera. Nigeze kumukorera ariko sinimbuka ukwezi n'itariki namukoreye. Byari byatewe n'iki kugira ngo uvuga ati reka ngane se kibi. Byari byatewe n'urukundo. Kunda se kibi? Nimba ari kurimo kubyumva. Yaguhemba gute? Ntago yampembye ahubwo yarandisha. Yaranyambuye. Uyu munsi ahubwo ngo reka ndaguhe. Oya ntago mushaka wimbwira ibyo yampa ntabyo nshaka. Aguhaye inyungu naho. Oya nta nyungu afite. Arambura. Chakara kereka nyishuye. Uyu munsi hano hanze hari ikibazo cyo muri ADPR ugasanga ari umukozi w'Imana umugore aravuze ngo nta mugore yamubatiza. Nawe ubona ko nta mugore yakubatiza? Cyaterwa no kwemera kwanjye cyane kwizera kwanjye. Kwemera kwawe kuguha iki? Ubundi kwizera kurarema niko bavuga.
ubwo rero kuvuga ngo nta mugore wambatiza icyo gihe naba ndimo gusenga umwana w'umuntu ntabwo nansenga Imana. Wo bita Pastor Mutesi uramuzi? No. Pastor Mignone uzabaye pastor baba Ntabo nzi. uvugisha ukuri? Nta n'umwe nzi. Uretse n'aba bagore se ubambaza abagabo nk'abakubwira kireka Yongwe. Pastor Yongwe nawe yari bishop. Ariko yabaye bishop umuzi ari pastor. Niwe wambaza wenyine. Ese ko tugendere kuri Yongwe basi wewe kwera ruzi. Yongwe abona akoresha inzira za Gikristo cyane nawe hari inzira ziwe yicira kugira ngo abaturage nabazi banyuzemo. Izihe se nk'izihe? Ndakwaza wo muzi je ntawe nzi. We yakoreraga Imana kandi n'inzira yanyuragamo zari zanyazo. Ahubwo wowe ndo hari izindi nzira waba utekereza. Nakubaza uko abakozi b'Imana mwino mise mwo baragenda bashuka abantu. Gasanga Yongwe nta muntu yashutse. Nta muntu yashutse. Kubera ko nje muzi Kimisagara ariho asengera. Nta muntu yigeze ashuka. Kandi nibyo yavugaga nibyo yerekwaga n'ubuhanuzi bwe bwarasohoraga. Yego. Nta muntu yashutse rero. N'abamuvuga n'abamusebye. Je niko navuga. N'abamuvuga n'abamusebye. N'abamusebye. Kereka wenda nimba yarahindutse. Abasi bamusebye siba abandi nabo nyene babavuga ati reka tushingira ndi madini yacu. Byashoboka ntago mbizi. Gusa amusebye simbaza uretse nk'ibyo mba numva ku maradiyo ngo yagize ari cyangwa yanyanganyije ibyakoze iki. Ariko nje nzi ko ibyo bavuga bamusebye. Cyane pe. Wigeze kugirwa amahirwe yo kugenda gusengera kwa Pastor Yongwe se? Si rimwe si kabiri si ukwezi kumwe si nabiri. Nahasengeye igihe kinini. Ari ubuhanuzi bwe bwarasohoraga. Kandi na nizi sana imba gisenga burasohora. Ari nibyo yavugaga byabaga ari by'ukuri. Ingube bahanuzi yaba yaravuze abo bikibuka mu mutima wawe. Nta muntu ujye uvuga ubuhanuzi umukozi w'Imana yavuze ku musozi. Wenda gusa njye ikintu nzi ni umuntu w'umugabo. Waje gusengerayo arangije aravuga ngo hano hari umuntu ufite uburozi mu mufuka nabuzane. Abisubiramo inshuro ebyiri. Atahano mu rusengero. Abisubiramo inshuro ebyiri. Avuga ati hano hari umuntu ufite uburozi mu mufuka nabuzane. Yego. Umugabo mwiza ubona w'umusirimu. Umugabo araceceka. Ku nshuro ya gatatu Yongwe yaravuze atumva. Uwo mugabo uburozi afite abufite mu ishashi buri mu mufuka w'iburyo. N'ipantaro nabuzane. Ariko twagiye kubona tubona umugabo arahagurutse agiye imbere azamutse hejuru ku ruhimbi. Aho wicaye mu ntebe ntabwo utangiye kwishinja icyaha nawe se. Yesa naye kwishinja icyaha hari ubwo nari mfite. Tugenda gake. Ariko urabona ndinjije ku buryo nge najya kwikorera uburozi nkabujyana mu nzu y'Imana. Nta burozi nari mfite. Akagira nk'ukunya ko gatwenda kubona ufite uburozi. Nari kwikubita hasi. Nese ngubwe ngo nari gukomeza nkahagarara. Njyewe ntabwo nari mfite. Kandi nukuvuga uwo mugabo nawe yageze imbere. Aramubwira ngo kuramo uburozi ufite. Ari Pastor Yongwe. Ari Yongwe. Umugabo yaramubwiye ngo ntago ari uburozi. Ati kora mu mufuka ukuremo ibyo ufite. Yego. Umugabo akuramo kuko tubona ni ibintu biri mu gashashi. Na akantu kagafu ubona nyine ni imiti. Barangije baramubaza bati ubu burozi wari ubujyanye hehe. Ati kandi wabuzanye hano uje kureba ko Imana yahangaha ikora. Yego. Undi yaravuze ngo si uburozi. Nge maze igihe ncuruza mpomba. Ati ikintu cyo nemeza iyi miti nyivanye mu bapfumu. Bambwiye ko ngenda nkayinyagiza ahantu ncururiza. Ubundi abakiriya bakaza. Baranje baramubwira ati umuti ntago ari gutuma abo bakiriya baza. Ubu n'uburozi bari baguhaye nta nicyo byari kuzakumarira. Urumva ko Imana mu byanya byirigaragaza hiri hose ni nyembabazi cyane. Uwo mugabo se byarangiye gute? Uwo mugabo yarababariwe n'Imana canke Imana kwigira ibanga kandi ari nyembabazi nta kuntu yabitaramubabariye kubera ko yabonye byanze bikunze ibyo umugabo nawe yishoye matabizi.
uzi igihano mpaye ngiye gushakisha uwo mugabo murakoze cyane ugiye gushakisha uwo uwuheze mugabo uwo mugabo yatwaye uburozi mu rusengero tuyiganirire urabura gushaka Yongwe ugashaka uwo mugabo oya Yongwe we nzamushaka tuganire ako uwo mugabo atwihera ubuhamya bw'ubwo mu rusengero uko byagenze ageze mu rugo ukuntu byagenze ubwo bucuruzi bwe ukuntu bwagenze arimo inkuru cyane urakoze cyane namwe murakoze